dusuhuzanye. Yesu ashimwe. Dushobora kurambura ibiganza tugasuhuzanya. Haleluya. Turashimira Imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere kubana muri riteraniro ry'abera, kandi turushijeho gukomeza gushimira ubuyobozi bw'itorero bwongeye kutugira icyizere ngo tubane mu bwenge Imana ibaha umugisha muberekejeho ibiganza. Nkuko twari twabyemeranije ku wa gatanu washize ko uyu munsi tugaruka tukavuga ijambo ry'Imana. Imana yabikoze, nikomerwa amashyi, nihimbazwe. Imana ishimwe. Nitwa mwarimu Emmanuel, nkorera mu itorero rya ADEPR ya Kicukiro Niboyi, ntuye mu Gatenga, ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana. Imana rero iduhana umugisha. Dufite intacyo nyinshi z'ahantu henshi dushaka tubwiriza ubutumwa bwiza, hirya no hino twaciye Nyagatovu n'ahandi baduhaye intacyo, baratubwira ngo tuzasuhuza itorero ry'Imana. Ndagira ngo murambure ibiganza mwakire intacyo za bene so muri Kristo Yesu. Ndagira ngo tuzingurure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Kuwazanye Bibiliya, zingurura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, igice cya 10 n'umurongo wa 11. Daniel 10:11. Gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 10 n'umurongo wa 11. Abahageze bose tuvuge ngo amen. Haravuze ngo, arambwira ati yewe Daniel mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira. Haguruka weme, kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka magarara ntengurwa. Ahera karambwira ati witinya Daniel, kuko uhereye umunsi watangiriyeho gushishikarira no gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, magambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Tuvuge ngo amen. Ko numva hari abantu badafashijwe, kambongera irindi ntacyo bitwaye, ndakomeza nsome mpaka mufashijwe. Dusome igitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 8 n'umurongo wa 6. Igitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 8 n'umurongo wa 6. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Abami, igice cya 8 n'umurongo wa 6. Nimba twahageze tuvuge ngo amen. Voilà, murakoze. Umwami yabibaza uwo mugore, arimo mubwira. Umwami ahera akamuha ubutwareho umuhesha, aravuga ati mugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Tuvuge ngo amen. Reka ndekera aho ngaho, ndangiye gusoma irindi. Muryandike ni mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 9. Haravuga ngo, kandi amaze gutunganwa rwose abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya, hanyuma ijambo ry'Imana turaza kurikuramo icyifuzo dusenge. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo humura, Imana ikohereza umuhesha w'ibyawe. Murakoze ko mumwebwe munyikirije, Imana ibaha umugisha. Riravuga ngo humura, Imana ikohereze umuhesha w'ibyawe. Hari abantu bakeneye umuhesha se muri iri joro ry'impinduka? Ndashaka turebe nimba bahari. Hari abantu bakeneye umuhesha? Mere ikiganza umuntu mwegeranye mubwire ngo humura, umuhesha w'ibyawe arabonetse mu izina rya Yesu. Hanyuma nubibwire umuntu mwegeranye ukabona atari kubyumva, umwihorere, kuko umusonga w'umuntu wundi ntukubuza gusinzira. Kandi ntiwamenye impamvu uwo nguwo adafashwa. Ushobora gusanga baraye bamubwiye ijambo ryiza, cyangwa hari amafaranga amaze kubitsa kuri konte nonaha akahita aza mu materaniro, ariko ye uri kureba ugasanga nta kintu ufite. Urumva mwafashwa kimwe? Ntago bingana rero, biterwa n'umusonga ufite. Nari mvuze ngo Imana ikohereje umuhesha w'ibyawe. Ntabwo ari ejo bizaba, n'uyu munsi. Imana imwohereje muri iri joro ry'impinduka sejemo, ni umuhesha w'ibyawe. Zamura haleluya twumve nimba umwakira mu izina rya Yesu.
basabye ibintu bibiri, kundeba no kunyikiriza buke cyane nkahita nsenga. Haleluya. Ndikumva amajwi make. Haleluya. Kandi ubwo ndi kureba ahantu ndi bwigishe mpagaze. Njyewe si ntago ngoma hariya ngiye nigisha ngenda. Aha ngaha uriya katari kwikiriza. N'izina rya Yesu. Imana ikohereje umuhesha w'ibyawe. Ndagira ngo nkwibutse ko amasengesho usenga atari makeya. Ntabwo amasengesho usenga si make, n'ubuhanuzi baguhanuriye si bukeya, ariko kuki ayo usenga n'ubuhanuzi ufite bidahura n'ubuzima urimo? Numvishe umuntu uvuze hariya ngo ni ikibazo. Cyane numva urahishuriwe wowe. Wewe wakamera unkurikire kandi ujyane nanjye. None kubera iki ubuzima ubayemo n'amasengesho usenga n'ubuhanuzi ufite bidahura n'ubuzima ufite? Amasezerano ufite yonyine, uramutse ugiye muri beneri ukababwira amasezerano y'iby'Imana yakubwiye, baguha ideni bakakubwira ati akira ideni. Ariko kuko atari yo formire, niyo mpamvu ubuzima ubayemo bugoye. Ariko ntabwo nkurenganya, byatewe n'abamedi n'abaperesi bafashe ibyawe, ariko Imana imanukiye kuguhesha ibyawe mu izina rya Yesu. Wambabariye ukamubera umuntu mwegeranye bukeya, ukamubwira ngo humura umuhesha arabonetse. Noneho umuhesha arabonetse. Kandi ninkubwira kumuhobera umuhobere, ninkubwira kumuha ikiganza ukimuhe. Bibiliya yemera guhoberana kwera. Bibiliya avuga ngo muhoberana, ariko guhoberana kwera. Hanyuma rero nzi kubitandukanya, nzi guhoberana kwera, nzi no kuvuga ngo muha ikiganza, nzi no kuvuga ngo bimubwire. Ntimuze kuntesha umutwe, ndumva ndi kwifashiriza. Bibiliya ijambo ry'Imana. Hano dusomye iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ko mutavuga ngo yego? Shaka nigendere hariya pe. Iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Erega Bibiliya iravuga ngo umwigisha agabane n'umwigisha. Ni ukuvuga ngo ndabaha 50 namwe mumpe 50. Ni insini ku insini. Ntabwo ari bya bindi byira korari yaririmbaga mu kanya. Wumvishe uriya nimba ari umuyobozi wa korari, nimba ari dirigente, yavuze ngariko ko muri kuducecekana kandi turi kubaririmbira neza. Ntabwo mwumva mwebwe bo bari kuba 50, ariko ntimubagarurire 50. Izina rya Yesu nje mugingarurire. Arakoze. Bibiliya ijambo ry'Imana muri iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Danieli, Bibiliya ivugamo Danieli, ikavugamo ingoma z'abamuko zagiye zihinduranya, hanyuma kandi ikavuga kunyagwa kw'Abisiraheli no kugaruka kwabo, kigabanyijemo ibice 5. Haleluya. Byari amasezerano Imana yari yarabasezeranije Abisiraheli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Imana yari yarababwiye ngo mbavanye muri Egiputa mbajyana i Kanani, kandi igihugu mbajyanyemo mwikirize mutagira gutyo. Izina rya Yesu. Igihugu mbajyanyemo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Irababwira ngo nimugera muri icyo gihugu dore ibintu 3 bizababaho. Bibabwire se? We nk'abanyingingaho buke mbibabwire. Icyambere, nimugera muri icyo gihugu muzarya ibyo kurya mutigeze muhinga, munywa amata y'inka mutoroye. Imana irababwira ngo ku bwa kabiri, umwaka uzakurikiraho muzarya ibigugu, hanyuma undi mwaka nukurikiraho, haleluya, kundi mwaka uzakurikiraho muzarya ibyimesheje, kundi mwaka uzakurikiraho muzarya imiciro, muzamenya ko ndi Uwiteka. Ariko Imana irababwira ngo ibyo byose ni
nimubibona ntimuzibagirwe, kuko umunsi mwibagiwe nzabateza abami b'abanyamahanga babajyaneho bunyago, babakubite babababaze. Ndagira ngo mbabwire ko iyo Bibiliya ivuga ngo abanyamahanga, rimwe na rimwe Imana ibifashisha nk'inkoni yo gukubita abantu batumvira Imana. Muranyumvishije? Abanyamahanga rimwe na rimwe Imana ibifashisha kugira ngo bakubite umuntu wese byananiye kumvira Imana. Bibiliya ivuga ngo bagezeyo, Gutegeka kwa kabiri igice cya 31:32 haravuga ngo Yeshuruni arabyibuha, arahonjoka, yibagirwa igitare yasatuwemo. Yeshuruni ninde? Yeshuruni ni Yakobo. Yakobo ninde? Yakobo ni Isiraheli. Weva muri telefone ndebe. Iyo Bibiliya ivuga ngo Isiraheli, bivuga amagambo abiri, Isira na Eri. Isira bivuga ubwoko, Eri bikavuga Imana. Muranyumvishije? Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo amen abakiri hano. Iravuga ngo bamaze kwibagirwa, Imana ibateza umwami witwa Nebukadinezari. Nebukadinezari, Bibiliya yose ibamo abami 42. Mu bami 42, umwami mubi w'umugome mubi ni umwami witwa Nebukadinezari. Subiremo. Bamwe baravuga ngo Farawo ntiyari mubi nka Nebukadinezari. Bibiliya ivuga ngo Nebukadinezari muri 624 yateye Yerusalemu, afata Yerusalemu. Abantu bose b'abagabo, b'abasore, b'inkumi, bose bafite umumaro, beza bagifite imbaraga, arabanyaga abajyana i Babuloni. Abagejejeyo abona ntibihagije, asubirayo muri 634. Aragenda nanone afata abantu bose bari basigaye bakomakomeye muri Yerusalemu, abakurayo. Amaze kubakurayo, ndarabajyana abatuza hagati y'abapagani. Urabona akenshi na kenshi y'abakristo ibihe byiza uko niyo waza hano bitakurimo, bitagize bite, munyikirize twumve. Doke wakamye washiriwe. Uko bagenda baririmba uturirimbo duke ijambo ry'Imana rikavuga, bakavuga imirimo n'ibitangaza, ugenda ufashwa, ugenda ufatwa, amavuta akaza, umuriro ukaza, ugataha wumva wongeye kuzuzwa. Muranyumvishije? Nebukadinezari yarazi iryo banga, arabafata, bo arabatandukanya, bati ndabizi nimwongera kwihuza muzacana umuriro wake. Arabatandukanya, abatuza hagati y'abapagani. Ushaka kwatura ntabone uwo yaturira, ushaka kuririmba ntabone uko baririmba. Bibiliya ivuga ngo ubwo bajyanwagaho bunyago, ngo bafashe inanga zabo, ngo barazimanika ku biti, ngo ku buryo abanyamahanga bajyaga baza, ngo bakababwira ati mwaturirimbiye za ndirimbo z'iwanyu. Bakavuga ngo ntabwo twaririmbira indirimbo y'Uwiteka mu mahanga, ngo bakerekeza amaso yabo muri Yerusalemu, ngo bakavuga ati yewe Yerusalemu we, nituramuka tukwibagiwe, ururimi rwacu ruzafatane n'igisenge cy'akanwa, ngo umutima wabo wuzura umubabaro n'agahinda n'intimba. Ngo ibyo bintu biragenda, ngo ku nshuro ya 3 Nebukadinezari ariwe yatwaye Saduraka na Meshaki na Abedenego, aratariyo mazina bitwaga, abagejejeyo abahindurira amazina. Ko mutavuga ngo yego ntibikira, abahindurira, abita amazina y'ibigirwamana. Amaze kubita amazina y'ibigirwamana, Bibiliya ijambo ry'Imana ndiravuga ngo barangije babajyana mu ishuri ryigisha kuroga ku buryo butanu. Bajyayo,
Haleluya. Nangiye kubabwira akantu keza ariko reka mbihore. Nababwire. Imana ya Saduraka na Meshaka na Abedenego na Danyeli nubwo babajyanye i Babuloni ho bunyago, kubera ko Imana ari umutungo wimukanwa, bayikuye i Yerusalemu bayijyana i Babuloni, Imana ikomeza kubana nabo, kubera ko Imana ni umutungo wimukanwa. Alalalala. Tera haleluya. Sola bone sika. Mumbwirire wa muntu mwagiye abwira ngo dufite Imana nk'umutungo wimukanwa. Abantu bajya bagira amazu ariko ntibayimukana, ariko iyo dufite turayigendana. Alala. Turayigendana. Bibiliya ivuga ngo nzatura muri mwebwe, ninjya gukora nzakorera muri mwebwe, ninjya no kuvuga nzavugira muri mwebwe. Tuyurirana indege bagakora checking nibayibone, ariko ituye muri twebwe igendera. Mbabari uzamura ibiganza utere haleluya. Sola bonesta. Imana ni umutungo wimukana. Mumbwire ngo humura ufite umutungo wimukana. Birashoboka ko hano mudafite n'icyanditseho Rwanda, uretse irangamuntu gusa, uretse irangamuntu, nta butaka, nta cyangombwa cy'umutungo runaka. Ababifite mwarahiriwe, Imana ibaha umugisha, ariko ndashaka kubwira n'abatabifite ngo nimuhumure, mufite Imana nk'umutungo wimukanwa. Mufite Imana nk'umutungo, dufite Imana nk'umutungo bawandebye ukareka aho ngaho. Dufite Imana ngo bayijyana Yerusalemu, bayigejeje Yerusalemu ngo babategekera ibyo kurya byari bivuye ku meza y'umwami. Babanzaga kubinyuza imbere y'ibigirwamana, bakabitongeraho amagambo nyine y'uwo muhango. Danyeli arabimenya. Mu gice cya mbere n'umurongo w'8 haravuga ngo Danyeli abimenye ngagambirira mu mutima we na bagenzi we kutaziyandurisha kurya iby'ubwami ngo cyangwa kunywa vino y'umwami. Ngo niko gutegeka umutware w'inkone witwa Shipenazi, baramubwira ngo twebwe ikora uvuge ngo njyewe rati. Turebe abantu bakunda ijambo ry'Imana. Aravuga ngo twebwe, kandi kubabona muri gufashwa, ngaho mumpera Imana bya bintu bimeze gutya, bimeze nk'uko nk'uko. Mu buryo 12 harimo byo kuramya Imana, harimo no kurambura ibiganza tutavuga tukayihimbaza, nabyo bibamo. Ngo bagezeyo barabimenya, bagira bati Danyeli, Saduraka na Meshake na Abedenego ngo barahamagarana baravuga ati muze hano, ibi byo kurya biranduye, kandi twebwe Imana yacu ntabwo dukwiye kwiyanduza kuko Imana yacu irera. Mumbwire ngo irera rata we. Ngigira gute rata? Baravuga ati rero kubera ko yera dufashe icyemezo, tugiye kubwira Shipenazi, ni umukuru wari ubarinze ushinzwe kubagaburira. Baravuga ngo twebwe ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami nubiduhe, uduha amazi n'ibishimbo, amazi n'ibishimbo, utugerageze iminsi 10, nusanga dusa nabi, twarananutse cyangwa turwaye inzoka cyangwa twararwaye bwacu umushatsi waracuramye, turabyemera kuzadushyira ku byo kurya bivuye ku meza y'umwami. Babwira akantu keza se, iyo ugambiriye neza Imana iragushyigikira. Mumbwire ngo gambira neza Imana izagushyigikira. Umuntu mwegeranye sa nk'umukubitira gutya mu kiganza gutya bya bindi by'abasirimu. Mumbwire ngo gambira neza Imana izagushyigikira. Nugambirira neza Imana izagushyigikira.
nugambirira kuyubahisha Imana izakubahisha, nugambirira kuyikorera Imana izagukorera, nugambirira kuzinduka Imana izazinduka mu byawe. Gambirira neza, twese tuzamura haleluya. Shalata lazile wenema. Bibiliya ndumva afashijwe kandi ndasoje, ndafashijwe ariko ndasoje. Mwumva igitangaza ngo bagambirira neza, ngo bagereza iminsi 10 bajya banywa ibishimbo banywa n'amazi. Reka mbabwire, kwizera ni igitangaza. Mu buzima busanzwe uzagenda unywe amazi, urye n'ibishimbo by'umubaga. Siko babyita mu Kinyarwanda, babyita ibishimbo by'umubaga bidakaranze. Uzarwara mu nda, urwara agakanzu, uhamagare higiro. Ubwo ibyo mvuze ntimubyumvishe. Ariko kubera ngo aba bahungu bizeye, abandi baryaga, namwe numva ibwami barya neza, mwebwe se munva barya nabi. Ngo bagiye kubagerageza minsi 10 ishize, ngo baje kuba present imbere y'umwana, ngo basanga banyweye amazi n'ibishimbo, ngo nibo basa neza kuruta abamaze iminsi 10 barishye, kubera ko bagambiriye. Haleluya. Mbabarusa nk'unyeganyeza abantu batatu uri iburyo n'ibumoso, ubambwira ngo gambira neza Imana izagushyigikira. Sejemuwe, gambira neza Imana izagushyigikira. Korari we, gambira neza Imana izabashyigikira. Mwa bakobwa mwe, mugambire neza Imana izabashyigikira. Mwari mutumye mfashwa hariya muri VIP. Haleluya. Mutumye mfashwa. Hari umukobwa twaririmbanye bitatu bibi. Icya mbere yari mugufiya cyane, nimvuga cyane ariko byumve cyane. Hari umuntu uri mugufi ariko ari mu rugero, ariko yari mugufi cyane. Icya kabiri yari afite ahangaha hatubutse, muranyumvishije. Icya gatatu yari yarize. Noneho muri korari hatera abadayimoni bo kwishingira. Abakobwa bo muri korari bakishingira. Sandrine aransanga, nayo mfite umubaro, njya gusenga. Kera nyine umuntu hari ikuntu umuntu yasenga akajya n'ahantu nyine mu muvumo ukuntu agasenga. Njya gusenga, ngiye gusengera korari nk'umuyobozi, ariko ati Imana, ubu koko abakobwa bose ko bashyize bishingira, ntiwaturemera mariage? Mvuyeyo Imana iransubiza. Ngiye kubabwira akantu ariko akambihore. Imana iransubiza. Imana igira gute? Insubiza iti, Sandrine yaraje arambwira ngo prezi, umva nayo perezida wa korari, aramwanga ngo prezi, ngo nubwo ubona abakobwa bose bari kwishingira bo muri korari, aramwira ngo ngiye ntabwo nzishingira, nzakuzanira umusore mwiza muri korari. Urumva kagambiriye. Umunsi umwe turi muri repetition, twari twarashizeho itegeko rya korari rivuga ngo umuntu wese ugiye gushaka akwiye kuzana umukobwa cyangwa umusore akamutuzanira mbere yuko abandi bamubona. Ntekereza ko namwe ariko mubigenza. Kiye kubona umunsi umwe turi muri repetition, Sandrine aracererwa, kandi ntabwo yajyaga acerera. Ndamuhamagara, arambwira ngo prezi, ngo hari ibintu nari ndimo ariko ndiho ndaza. Asa nka repetition yenda kurangira. Urumva nk'umuntu ufite confidence ariko wanagambiriye neza. Ngiye kubona arambwira ngo ariko ngo prezi, ngo mbafitiye surprise. Ngiye kubona mbona bazanye ikesi ya fanta. Ngiye kubona mbona Sandrine aragenda azana umusore muremure mwiza, bafatanye gutya hanga ko mutari kunumva. Bankuza hano nkwifashisha wowe, fata hanga turebe. Warabikoze se ko mbona ubizi cyane? Nani umunyamugi pe. Ngiye kubona mbona araje,
bakimbagira gakeya, namaze Sanderi uwo musore umukuye he? Arambwira ngo nakubwiye nguki? Sinakubwiye ko nge nzakuzanira umusore muri korale. Batubwira gahunda y'ubukwe, tunywa fanta, turamushingira. Sandiri uyu munsi ni umubyeyi kuko yagambiriye neza, Imana iramushyigikira. Gambira neza na Imana izagushyigikira mu izina rya Yesu. Ababyumvisha tuvuge ngo amen arati. Mwumva igitangaza ngo baba bagambiriye neza, ngo bagiye kuba present imbere y'umwami, ngo basanga nibo basa. Mu gice cya kabiri cya Daniel kivuga umwami arota inzozi arazibagirwa. Daniel arazisobanura basabye umunsi umwe. Igice cya gatatu kiri mu kugambanirwa kwa Saduraka na Meshaki na Abedenego kugira ngo baramye igishushanyo, banga kukiramya, Imana irigaragaza. Mu gice cya kane n'igice cya gatanu muracyari hano se? Ngiye kwihuta ngere muri 10 dusomye soze. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu gice cya gatandatu Daniel aragambanirwa, ashyirwa mu rwobo rw'intare. Avuyemo bimutera kujya gusenga. Igice cya karindwi n'igice cya munani n'igice cya cyenda ngo hari ibintu yahishuriwe Daniel. Ngamaze guhishurirwa Daniel, ngahishurirwa ibintu by'intare, ibintu by'inyamaswa, ibintu by'ingwe, ngibyo bintu ntiyabisobanukirwa, ngo bimutera kongera kujya gusenga, asobanuza Imana. Mwakoze kuza gusenga, murasa n'amasengesho. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, niko narivuze. Ariko se mujye mwakira umugisha, mvuze ndi umutambyi. Imana ibaha umugisha. Mu gice cya 10 Daniel ajya gusenga. Ajya kugira gute? Ajya kugira gute? Namwe mwaje kugira gute? Hari umuntu waje hano aje mu butembere, mumbwire ngo wakoze kuza gusenga. Imana ibaha umugisha. Ngo baza gusenga. Ngagiye gusenga Daniel, ntabwo Daniel yasenze afite gahunda yo gutindayo. Oya, ngabwo yarasenze umunsi wa mbere ngari gusenga. Ari kugira gute? Ngo Imana isyumva amasengesho ya Daniel. Haleluya. Ndashimira Imana y'abarokore ko yumva amasengesho. Ntabwo mubyumvisha, ariko ndashimira Imana y'abarokore ko yumva amasengesho. Bibiliya ivuga ngo Imana yitaye ku gusenga k'umuntu adafite shinge, idasuzuguye gusenga kwacu. Imana ntabwo isuzugura. Itarasuzuguye Sara, nawe ntabwo yagusuzugura. Itarasuzuguye Aburahamu, nawe ntabwo yagusuzugura. Itarasuzuguye Yesu mu gashyamba, nawe ntabwo yagusuzugura. Imanukiye kukubera umuhesha muri iri teraniro, ngo ubone ibyawe mu izina rya Yesu. Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo arasenga. Agira gute? Reka gusoma ndeba hano, ndashoje ma. Ngagira gute? Nago ndi kumva amajwi yanyu. Agira gute? Voilà, murakoze. Agira gute? Se atura gusenga nukuvuga. Gusenga nukuvuga. Agira gute? Umuntu nongera kubona atavuga ndabimubaza. Agira gute? Ngagira gute? Ngari yarasenga Daniel. Imana yumva amasengesho ya Daniel. Ngo yumvisha amasengesho ya Daniel, imwoherereza n'ibisubizo by'ibyo yasengeraga. Amen. Haleluya. Sa nkufukama buke uri gusenga. Daniel ari kugira gute? Mundebe hano buke ari kugira gute? Ngari harasenga, ng'Imana yohereza ibi. Mwijuru habayo abamarayika ibyiciro 7 mu gitabo cyitwa ijambo rya Imana, mu nyigisho yitwa angelology. Angelology ni kuba marayika. Ivuga ngo habayo ibyiciro 7 by'abamarayika, ngo ariko batabarika. Muri abo bamarayika rero igiramo 2 ikunda gukoresha. Igiramo marayika Gabriel, ikagiramo na Mikayeli. Gabriel ashinzwe kuzana ibisubizo by'abantu basenga no kubatwarira ibyifuzo. Hanyuma rero Mikayeli agashingwa kurwanirira abera. Imana yohereza marayika wayo. Haleluya. Ndashaka ko bumva ibi bintu. Imana yohereza marayika. Ndashimira Imana ko muri riteraniro hari marayika Imana ikoherereje kugira ngo wakire ibisubizo byawe. Ngo marayika araza, haguruka nawe ntacyo, nayo haguruka ufashe ivuga butumwa, wowe gumaho.
muri kureba hano mwese. Gaburiyeli araza agira gute? Azana iki? Ngahura mu nzira n'imbaraga zikomeye, sa nk'utangiriye umuntu ntagende. Ngo yajya kugenda, ngo ubwami, Bibiliya ivuga ngo ni ubwami bw'Umumedi n'Ubuperesi, ibugiranye n'ingoma yariho icyo gihe. Ariko si izo mbaraga zari zakoze, hari imbaraga z'abadayimoni zari zafashe ibisubizo bya Danyeli. Kubera ko ivuga gutyo, Abamedi n'Abaperesi bwari ubwami bufite imbaraga, kandi itegeko ryabwo ridakuka, icyo bwemeje kiba ari icyo. Ngo baramutangira, ngo bagira gute? Se kudafosinga ushaka kugenda, ngo bagira bati? Danyeli aravuga ngo ikintu ufashe nanjye, kuva numvishe ko Imana yumvise, alala, ndashimira Imana ko yumva amasengesho. Mbabari utera haleluya, tera haleluya, ushimira Imana yumva amasengesho. Imana yumva amase. Hari abantu mwabwiye ntibabumvira, ariko Imana yirumva, kuko ifite amatwi irumva, ifite n'amaboko irakora, si ukumva gusa iranakora. Ngo Danyeli aguma ku mavi. Danyeli aguma ki? Aravuga ati nubwo ntari ifite gahunda yo gutinda imbere yayo, ariko kuko ibisubizo ntabibonye, sindi buva imbere yayo ntabibonye. Mumbwire ngo nicyo cyiza cy'abarokore bakuze. Murabyumvishe se? Dufite ibi bebe spiritueli bisenga, kikava ngo Mana, ngo uranyumva, ngo uranzi, siko mutandeo, uransobanukiwe, ngo uhaye amezi 6 n'ubu utabikoze, ngo nzanire umugabo umugabo mwiza ufite amatuza nk'akinga igemosi, azaguterura. Ngo winzohe, ngo ufite amafaranga, ngo wize, ngo n'ubu utabikoze. Ndagira ngo mubwire ko ndahita nkuvaho nkishingira. Imana nikavuga ati ntabyo nzakora. Hari abandi bantu bakuze mu buryo bw'umwuka, ntabikora batazamvaho. Muyimera amashyi impundu umwuka byara. Bibiliya iravuga ngo baramutangira. Danyeli aguma ku mavi iminsi 2, muvuga ngo yego. Iminsi 3, muvuga ngo iminsi 5. Iminsi 6, iminsi 10, 15. Se kuvuga bibatwara iki we? 17. Bibiliya ivuga ngo Danyeli ngamara iyo minsi atarya, ngatanywa, ngatarya n'umutsima. Musome ni 10 niko avuga. Bibiliya yavuze ngo yageze asenga, ngo mu kanwa ka Danyeli haranuka. Ngo agira gute? We wari wasenga hakanuka se? Bibesha ngo ndiye ngo narasenze, wasenze ikize? Ngo arasenga mu kanwa haranuka. 19, 20. Amasengesho akomeza kunyeganyeza intebe y'Imana. Imana irabaza ngo ko twasubije Danyeli, byagenze gute ko agumye ku mavi? Imana ibwira marayika ushinzwe kurwanirira abera. Ndasangaje ko hari marayika iri joro, mu ijoro ry'impinduka, hari marayika umanutse kurwanirira abera intambara. Akira marayika wawe uje kukurwanirira, kandi arakurwanirira izuzi nizo utazi. Ngaramanuka ku munsi wa 21, ngo ku munsi wa 21 aje, asanga Gaburiyeli yarafashwe, ariko aracyafite ibisubizo byande. Baramutangiriye ariko ntibabimwatse. Mumbwire ngo haracyari andi mahirwe. Ariko mumbwire neza we, mumwire useke, mubwire ngo humura nubwo waruzi ko byarangiye, ariko haracyari andi. Ngo baramutangira, ngo bamaze kumutangira, kuko marayika Mikayire ni umurwanyi. Niki? Gaburiyeli ntarwana,
banza ameze nk'uyu muhungu ndabona atavuga, ni igitangaza. Ngo aramufata, ngo ariko marayika ushinzwe kurwanirira abera ngo aramanuka n'inkota ikomeye, ngo arwana n'ababa Medi, arwana n'ababa Peresi, arwana n'ababa dayimoni, arwana n'inzingo, arwana na karande, arwana n'abadayimoni. Ngo barangije baratsindwa, ngo bagira guterata kabyare. Ngo bamaze gutsindwa, marayika abwira Gaburiyeli, aramubwira ngo genda usange aho Danyeli yasengeraga, ubanze umusabe imbabazi kuko twaramuruhije, twaramuvunishije. Uziko no mu ijuru bazi ko wavunitse we. Tola shala bene manda, no mu ijuru barabizi ko wavunitse. Ngaraza yiruka ngasanga aho Danyeli yarari. Barabwira ati Danyeli mugaragu w'Imana, mugabo ukundwa, tubabarire. Ugitangira gusenga wa munsi, gusenga kwawe kwarumviswe, kandi amagambo yawe yarumviswe. Ndagira ngo ngubwire ko amasengesho yanyu yumvishwe. Ayo mwasengeye hepfo yarumviswe, ayo mwasengeye muri urusengero, ayo imbere y'igitanda mwiyirije cyangwa mutiyirije, amasengesho yagize guterata. Mbabarira uhaguruka utere haleluya, ushimire Imana yumva amasengesho. Amasengesho yagize gute? Amasengesho yagize gute? Rangurura amazi utangariza abafite intimba, bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze. Dufite Imana itabara abayo iyo dusenze. Dufite Imana aramubwira ngo Danyeli, so hagize umuntu witaba we. Danyeli, mama repose, mama bisubizo, kambyibwire basi ninge nasenze. Ejide we, ugitangira gusenga burya wagize guterata. Hobera abantu batatu babwira ngo Imana yarumvise, nubwo utarabona ibisubizo ariko Imana yagize gute, yarumvise. Aramubwira ngo humura, nubwo wababaye usenga ariko amasengesho yawe yagize gute, none niyanzanye. Amagambo utasobanukiwe niyanzanye. Kubw'iyo mpamvu ntabwo wamenye ibyatubayeho, ariko marayika wakuzaniye ibisubizo yahuye n'abamedi n'abaperesi baramutangira. Ariko a very sorry, tubabarire rwose, ntabwo twari ko twabishakaga. Ndavuze ngo ijuru rigiye kugusaba imbabazi, ijuru rigiye kugusaba imbabazi kuko ibisubizo byawe byamanutse. Umuhesha yamanutse muri iri teraniro. Ngarangije aramubwira ati kandi tubabarire, ni uve mu masengesho, soza amasengesho, wakira ibisubizo byawe, ukomeze ugende ubane natwe, tuje kuguhesha ibyawe. Marayika aragenda, Danyeli arahaguruka ashimira Imana ko yakiriye umuhesha w'ibyo. Wambabarira ukongorera umuntu mwegere kubwira ngo wari ukeneye umuhesha se? Mwongorere gake mubwire ngo wari ukeneye umuhesha. Wari ukeneye iki? Wari ukeneye iki? Wari ukeneye nyikiriza, wari ukeneye. Kambabwira ibintu bitatagiye gukorera muri iri teraniro. Icyambere umuhesha akuzaniye muri iri teraniro, akuzaniye imbaraga muri iri teraniro, ntabwo uzongera kunanira. Icya kabiri, komera Imana amashyi mu byakira.
shone dili biribinima. Icya kabiri umuhesha azanye muri iri teraniro kuvuga ngo yego akuzaniye imbabazi zidashira muri iri teraniro, wakira imbabazi z'Imana. Icya gatatu muvuge ngo amen. Ntabwo ndabumva, muvuge ngo amen. Icya gatatu akuzaniye muri iri teraniro, aje kugushyiraho inzira aho zitari ziri. Hari inzira ugiye kwakira nshyashya. Icya kane muvuge ngo amen araca. Ariko mwavuze ngo amen araca. Muvuge ngo amen ariko ibyo abadayimoni bari barafashe byose umuhesha arabiguhesheje muri aka kanya. Icya gatandatu umuhesha kuzaniye ubutabazi bwihuse muri aya materaniro. Turabyakira ntabwo tubyakira? Turabyakira ntitubyakira? Icya nyuma cya karindwi umuhesha kuzaniye agakiza. Abantu bose bagiye kukubona kukijijwe nubwo batabyemera, ariko bagiye kubibona. Bibiliya yavuze ngo amaze gutungana Imana imuduhaho nk'umuhesha w'agakiza. Imana ibampera umugisha muri abantu bese. Imaze gutungana ngo Imana imuhaho umuhesha w'agakiza. Bibiliya yavuze ngo uwo mugore ababwira ibye byose. Ngo amaze kubisobanura ngo umwami arategeka. Ngo umwami agira ati, kuko numva bihindutse, ngo agira gute? Mbabarire ntimunteshe umutwe. Ngo agira ati, ngo arategeka aravuga ngo uhereye nona, uhereye bagusubiza ibyawe n'ibyo bahinze bagasarura udahari. Hari ibintu byacu tugiye kubonera muri iri teraniro we, ngako kanya kubera itegeko ry'umwami barabimukorera. Imana kwiguhaye umuhesha uramwakira cyangwa ntumwakira? Ndebera umuntu mu maso mwegeranye. Ndebera umuntu mu maso mwegeranye. Nturebe babiri, urebe umwe. Siko wagira ngo hano hari abantu bafite icyo bapfa n'abandi. Ndebera umuntu mwegeranye. Mumbarize ngo wari ukeneye umuhesha cyangwa ntawe ukeneye? Avuze gute? Avuze gute? Mumfatira mu kiganza nkubwire. Mumfatira mu kiganza. Fata umuntu umwe ntufate babiri ariko. Mubwire ngo haguruka. Mubwire ngo haguruka, umuhesha wawe araje. Mubwire ngo haguruka, umuhesha wawe araje. Haguruka, umuhesha wawe araje. Amanukira ijoro mu ijoro ry'impinduka cyangwa ntaze. Twakiriye umuhesha, dutere haleluya cyangwa tubyihore? Sawa, dusenge. Mbabarira dusenge. Ikintu cyose cyatangiriye ibyawe, imbaraga zatangiriye ibyawe, imbaraga zatangiriye amasengesho yawe, imbaraga zikubuza kubyara, imbaraga zikubuza kunesha, imbaraga zikubuza gukizwa, imbaraga zikubuza gushyingirwa, imbaraga zigusenyera urugo, aka kanya Pela salawinima jete pala kota la bala siliban. Birahindutse, umuhesha yaje. Birahindutse aje aho utuye we. Birahindutse aje aho uba. Zamura gutya ibiganza byawe duse. Tala salawene manda pela sakota tonesha ndademanda. Ubu tuvugana ndi kubona umuhesha akora ku barwayi bari gukira. Abarwayi bakiriye muri iri teraniro. Sela pola sika shandale baya sika. Umuhesha ari kuzibura inda zitabyara. Shana bala sika shenema ya stando. Umuhesha asutse imbaraga muri iri teraniro. Abarwayi bagiye gukira hano. Abafite ibicuri bagiye gukira. Abasazi bagiye gukira hano. Kukubera ko umuhesha yamanutse. Umuhesha yamanutse, torero ry'Imana. Zamura ibiganza dushimire umuhesha sha. Umuhesha amanutse, tugiye gusenga. Tola sakota. Aze mu byawe, aze mu kazi kawe, aze mu rugo rwawe, aze mu buzima bwawe. Shone dele palasika. Gumisha ikiganza dusenge. Ukeneye umuhesha kuri iyo ndwara, ukeneye umuhesha guhesha ubuzima kuri ubwo buzima bwawe, ukeneye umuhesha ngo agukize, ukeneye umuhesha ngo agukize ubushomeri, ukeneye umuhesha ngo akubakire urugo, ukeneye umuhesha ngo agukize. Yamanutse. Hari imbaraga z'abadayimoni zitsinzwe, hari imbaraga z'abamedi zitsinzwe, hari imbaraga z'ababedi zitsinzwe. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje,
turagushimiye kuri umuhesha w'ibyacu mu izina rya Yesu. Uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, utubereye umuhesha, utubereye umuhesha. Ababyeyi babereye umuhesha, abagabo babereye umuhesha, abakobwa babereye umuhesha, ababyeyi babereye umuhesha. Ndahesha abagabo, abakobwa babuze abagabo mbahesheje abagabo muri iri teraniro. Abashomeri mbahesheje akazi, abantu badafite shinge na rugero ndabasengeye ngo babere umuhesha. Kandi aka kanya nkandagiye imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abamedi. Huza ikiganza n'ikindi ukubita abamedi bafashe ibyawe. Dukubise abamedi bafashe ibyacu, dukubise abamedi bafashe ibyacu, abaperesi bafashe ibyawe. Kubita 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 kubita. Shonata la benema. Rekura mw'abadayimoni mwe, rekura mw'abadayimoni mwe, rekura ibisubizo by'umwana w'Imana, rekura amasezerano y'aba bantu basejemo, rekura ubuzima bw'aba. Pela sala bonemanda, pela sika. Ndagushimiye ko tubereye umuhesha, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye icyubahiro. Ibyacu turabyakiriye, ubuzima turabwakiriye, tugukomeye amashyi n'impundu nyinshi. Zamura gutya ibiganza byawe, vuga aya magambo ngo mwami Yesu, cyane mwami Yesu, ndagushimiye. Ntabwo ndi kumva. Ndagushimiye kubw'uyu munsi wa none, kuri iri joro ry'impinduka. Umuhesha araje. Vuga ngo Yesu, nyohereza umuhesha, umuhesha w'ibyanje. Vuga cyane ngo umuhesha w'ibyanje namanuke. Vuga ngo ibyanjye bari barafashe aka kanya nibabirekure. Tanga itegeko, vuga ngo aka kanya nibabirekure. Vuga ngo ndagushimiye Yesu, umuhesha mpesheje ubuzima, umuhesha mpesheje imbaraga, umuhesha mpesheje kunesha, umuhesha mpshyiriyeho inzira nshyashya. Ndagushimiye ko umpaye umuhesha mu izina rya Yesu. Tera haleluya eshatu zo gushima. Ongera, ongera, ongera irindi rimwe ryonyine. Sawa, muhagarare mbabwira akantu kamwe dutahe. Hari umuntu ufashijwe se ngakoma amashyi ashyiremo n'akaruru kenshi. Ndagira ngo sengera abantu batatu muri iri teraniro ntange mikoro. Shaka gusengera umuntu waguye mwe muretse kwicara. Ndavuze ngo ndashaka gusengera umuntu waguye, wari ukijwe akagwa agasubira inyuma, abamedi n'abaperesi bakamutsikamira, n'umuntu waje hano atarakizwa. Yesu yaje kukubera umuhesha w'agakiza. Icya gatatu, wa gatatu sengera ni umuntu waje hano atarabatizwa mu mazi menshi. Abo bantu uko bavuze bakaba bakeneye umuhesha wabahesha imbaraga zo kunesha. Ikiganza hejuru. Utarakizwa, utarabatizwa mu mazi menshi, wari ukijigura gusubira inyuma, uneshwa n'ibyaha, zamura ikiganza ngusengera aho uri mu izina rya Yesu. Zamura, zamura, zamura cyane. Zamura, aje kuguhesha agakiza n'amahoro. Zamura, aje kukuzanira ubutabazi bw'agakiza. Zamura. Mwebwe murambuye ibiganza, mutera intambwe muze hano mwirukanka babampera inzira. Dukoma amashyi n'impundu bose bagere hano. Mukoma amashyi nyamuneka. Saba abashumba bongera abakozi b'Imana begera hano. Muhe Imana hashya ariko. Ngwino. Umuntu wakoraga umurimo w'Imana akawureka. Imana iravuze ngo subira mu murimo. Ngwino tugusengera Imana nayo iguha imbaraga. Iguha imbaraga zo kongera kuyikorera. Twongera Imana amashyi n'impundu itorero ry'Imana. Wari ukijigura gusubira inyuma, nturabatwa mu mazi menshi. Ngwino. Ako kana gato mugafate ntacyo bitwaye. Kasabe mushumba asenyera iteraniro n'izi ntama, ababwira Imana ngo turagukeneye nk'umuhesha. Hanyuma abantu mwese mwumvise ijambo ry'Imana mukaryizera, dukomere Imana amashyi menshi. Muzamura ibiganza hejuru,
musubiremo ibyo tuvuga. Mwami Yesu, tugusabye imbabazi, twakoze ibyaha byinshi. Amaraso ya Yesu natubeho, utwandike mu gitabo cy'ubugingo, tuzasubira mu byaha. Mana ishobora byose, turagushimiye ku bw'izina ryawe. Aba bene data n'abashiki bacu batsinzwe n'ijambo ryawe, babarira ibyaha byabo, uhereye none babe ibyaremwe bishya, kandi imbaraga zawe zibe kuri bo. Uhereye none ubatsindishirize, uhereye none bajye bumva ijwi ryawe. Tugukomeye mu mashyi tugushimira kuko ubahinduye. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Reka twongere Imana amashyi, niba bayobore abadiyakoni. Turasoje iri teraniro, umwigisha tumwerekeze ibiganza, tuvuge ngo Imana imuhe umugisha mwinshi cyane. Dushimiye abakristo mwese, abashyitsi, korali Hermone turabashimiye, korali Nayote mwakoze, Imana ibahe umugisha. Abakozi b'Imana turi kumwe mwese, Imana ibahe umugisha. Tuzongera guterana impinduka ku itariki 5, tuzaba dufite ibihe byiza nk'ibi, tuzaba dufitemo n'abashyitsi. Icyo gihe tuzasoza saa 3, kubera ko ku itariki 29 hazaba ifunguro ryera ku bakristo gusa. Muhaguruke dusenga Imana kandi turambura ibiganza dutange intashyo. Muhaguruke dusenga Imana. Mana turagushimiye, uduhaye ibihe byiza, ubanye natwe kandi wemeye kuturwanirira ukatuneshereza. Turagushimiye kuko uhaye agaciro amasengesho yacu y'iri joro ry'impinduka. Gendana na buri wese, umugisha wawe ube ku mukuru n'umuto, umugisha wawe ube ku bakobwa n'abasore, abagabo n'abagore. Icyubahiro cyawe kidutwikire. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka wera bibane natwe twese none n'ibihe bidashira, amen.